hano niho hantu honyine ubwirasi, ubwibone, ubukire, ikinyabupfura gike, ubwiza, ubunyangamugayo, impamyabumenyi zawe, ubwenge bwawe, ubutunzi bwawe n'ibindi byinshi bikwerekeyeho bigarukira. Niho hantu honyine umukire n'umukene bareshya. Umukire ashobora gupfa ari mu ndege avovora inkoko, umukene agapfa amanuka mu giti agakubita agatuza ku rutare. Ariko bose iherezo ryabo rirangana, ntawe uhambwa muri metero 5, bose zirangana n'ebyiri, iherezo ryabo riba rimwe, baba bangana. Hano nta n'umwe mu nshuti zawe, yaba umugabo wawe, umugore n'ababyeyi bawe muzaba muri kumwe. Uzahajya wenyine, n'ubundi wavuye mu gitaka uzasubira mu gitaka. Nshuti yanjye, tanga ubuzima bwawe ku Mana, dukundane tutitaye ku isura, ku ndeshyo, ku byo dutunze, ku mashuri twize, kuko n'ubundi isi ni icumbi kuri twese, urupfu ntirutoranya. Dugendeye kuko turi beza cyangwa se turi babi, uri umukire cyangwa uri ubukene. Dushaka twakisha make, kuko iyi si yo ni intizanyo, ni nk'inzira ducaho dukomeza, kuko buri wese ayivamo abandi bakayizamo. Mbese turi abagenzi gusa, Imana twikomereze, ikomeze kuturinda.